ndagukunda reka nkubwire mu bukwe navuze ijambo rivuga ngo kuva nakumenya nararyamye ndasinzira gihozo wanjye mutima wanjye iyo nkwegamiye numva umutima wanjye utuje indwara zose zikava kuri ngewe nari ndwaye mugabo nakunze basanze uri igitego mu bandi bagabo ye kurusha abandi bose kurusha abandi bose uko namumenye mbere ubu ngubu bisa nkaho ari bwo bitangiye nzagukundwa kaza kandi n'umwuka wera azabimfashamo ndagukunda by'iteka ryose maramezi 6 mfungiye hano mu mwobo ngira hano kubera igihugu cyiza baramvuza urabona ko ntiwamenya ko ibyo bintu byambayeho nari mfite ibintu nambuwe mwabonye ababyeyi banjye bavuye muri Amerika bari bubanya ishingiye bakama n'impeta bari abazungu b'inshuti zanjye bababyeyi banjye twamenyanye kubera Imana nta muntu waduhuje keretse Imana yonyine gusa Imana imbabarire nayo nayisabye imbabazi navuze ni Imana nzi ko ushobora ariko rira jambo byose nkumva nago narishyiramo kubera ko igihe nari narasengeye nyinginga kujyanye n'urugo nabonaga bitagishobotse yarasenze mbega none se igihe wenda wumvaga ko ugomba gushakamo wabonaga cyararenze cyane nabonaga cyararenze yewe no gusenga narabisengeye n'ubuhanuzi barabumpaye nabani yewe ikintu cyantonze rero nkigera mu rugo biratangaje ni kwa kundi uba wigenga wenda ukiri nk'iringaragu ikintu cyantonze rero no kujya kuryama washinya amasheke mvuka hari manuka yigize abahitwa Ikarengera ndabyuka twatuvuye kurangura hano I Kigali bisi itumuhanda waruguru ku isoko ryo muhanda wa kabiri abantu benshi barapfa bandi barashira ariko Imana indindira aho hano iyo mbyibutse no mashimye Imana cyane wari uri muri iyo modoka se twari mu iyo modoka nabandi benshi bahari za Karambi mu Gatare hara kwipero bavuye kurangura turi benshi ari umwana witwa Tabita iryo zina yiswe uwo munsi nasengeye bacukuye n'imva bayicukuye neza ahantu Uganda hitwa Igayaza bita zabunyuraho bacukuye imva Imana iza kumbwira baza kundeba Imana irankoresha ndangije ndasenga kubw'ubushake bw'Imana ijoro ryose bigera mu gitondo polisi ziraza aturi gushinyagurira umurambo ariko Imana ikora igitangaza saa 4 z'amanywa Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo yakunze. Twongere tubasuhuze inshuti bakunze mukurikiranye Impanuro TV, twongeye kwifuriza ibihe byiza, turizera ko mumeze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu, abari burasirazuba, abari burengerazuba, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru ndetse n'abandi benshi cyane badukurikira bari mu mujyi wa Kigali. Dukomeje kwifuriza amahoro y'Imana, ntabwo twakirengagiza n'abandi benshi cyane badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, ibihugu bya kure. Mwese reka tubasuhuze, tubabwire mukomere kandi mugire amahoro y'Imana. Ariko hari n'abandi batameze neza kubera ibibazo bigiye bitandukanye umuntu ahora nabyo mu buzima bwa buri munsi. Birashoboka ko uyu munsi wabagize ibyago, kabura inshuti cyangwa se umuvandimwe, birashoboka ko waba urwaye cyangwa se urwaje. Reka tukubwire wihangane ukomere, niko bigenda mu isi. Tuba dufashe igihe mu ntambara, ariko Imana igenda ibana natwe uko bukeye n'uko bwije, kandi mukwiriye kugira ibyiringiro by'uko yabanye namwe hashize na n'uyu munsi izakomeza kubana namwe. Niko Paulo yanditse abibwira abakorinto aravango yaturokoye urupfu rukomeye rutyo na n'uyu munsi iracyaturokora, ariko kandi dufite ibyiringiro by'uko izakomeza kuturokora. Rero ntukwiriye guterwa ubwoba n'ibikomeye waba ufite cyangwa se waba urimo uyu munsi, kuko yakwambukije ahashize, izere ko izakugeza kure hashoboka. Hanyuma muri kumwe na Nizimana Daniel nk'uko bisanzwe, tugenda tubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana Bishop, ngira ngo abantu baramuzi mu buryo bugiye butandukanye, n'umukozi w'Imana. Rero twamusuye aha turi niwe mu rugo, ari kumwe n'umufasha we, ndetse Imana yerutse kubakorera igitangaza gikomeye, bakorera ubukwe
bwari ubukwe bwiza cyane ngira ngo abantu barabukurikiranye kuri social media ahantu hirya no hino hatandukanye. Uyu munsi twabasuye tubasanze iwabo mu rugo aho bari uyu munsi aho bari kuba, hanyuma twifuje kuganira nabo kugira ngo batubwire byinshi cyane, kandi iki kiganiro nuza kugikurikirana uraza gukuramo byinshi cyane bishobora kuba byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hanyuma uramutse ufite ibitekerezo, amakuru n'ubuhamya cyangwa se inyunganizi wumva wadusangiza, wakurikirana kino kiganiro ku mpera yacyo. Turavuga nimero zacu ku buryo uramutse ukeneye kutuvugisha n'ubundi baduhamagara ukatuvugisha. Murakoze cyane rero, reka twakire umushumba atangire atwibwira ndetse araza no kutubwira umuntu begeranye kugira ngo tubashe kumumenya. Murakoze cyane mushumba, turabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Tuyishimiye kubana namwe muri uyu mwanya. Nago turabishimiye mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma abantu benshi badukurikiranye barashaka kumenya abantu tujye kuganira ni bande, bitwa ngo iki, muratangira mutwibwira kugira ngo ibintu bize kugenda neza tuganire tuziranye. Ngewe nitwa Bishop Nyirimpeta Anastase. Nge musanze hano mu rugo iwacu, nge na madamu wanjye. Imana iherutse kuduhuza yampaye ku itariki 3 zo kwezi kwa 12 uyu mwaka turimo. Ni navuba rero. Muracyari muri kwa kwezi. Nokuri. Kandi tumaze iminsi ahantu twaragiye kuruhuka, niho tukigaruka hano mu mujyi. Twari twahunze izuba rya hano, tugira ngo tujye ahantu tujye kuruhuka twumve ukuntu Yesu agira neza. Byagenze neza. Byagenze neza cyane. Yesu ni umwami. Yego. Yeah. Mushumba. Hanyuma muraza ko nimba muramuvuga nimba ariko harabahetse barekarama ngo abare wivugira kugira ngo abantu bashe no kumwumva. Agomba kwivugira nyimwita izina umugore yabaye mukuru. Agomba kwivugira. Kamuhe mikrofone yivugire. Yego. Murakoze. Nanjye nitwa Josine Fura yabo. Ubwo nabaye Madame Bishop Anastase Nyirimpeta. Ubwo uri Mama Bishop. Yego. Mama Bishop. Yes, Mama Bishop Nyirimpeta Anastase. Yego. Yes, aduhana umugisha. Murakoze cyane ariko ndabona bishimye cyane. Yego. Ni ikihe kintu uri kwishimira kurenza ibindi cyane muri izi mpera z'umwaka? Yego, nishimiye ko umwaka ngusoje stati hindutse. Yego, mvuye mu celibateri mbaye Marie. Yego. Marie ni iki mu Kinyarwanda se? Nadusobanurire ku mugani. Mvuye mu cyiciro cy'ingaragu ngiye mu cyiciro cy'abubatsi. Yego. Reka tuvuge ngo Imana izagushyigikire kandi urugo rwanyu ruzabonekemo ibikwiriye byose. Amen. Murakoze cyane. Hanyuma mushumba, tubahaye ikaze ku Impanuro TV. Murakoze. Impanuro TV ndabakunda cyane. Mbakurikira igihe cyose, mugira ibiganiro byiza, mugira ijambo ry'Imana, mutugezaho inkuru zitwubaka. Niyo mpamvu neme no kubakira hano mu rugo iwacu kugira ngo mudusure. Yego. Hanyuma abantu bashobora kumva Bishop Anastase, kwitwa Bishop bifite igisobanuro kinini, bifite aho byaturutse. Ubundi ubusanzwe Anastase ni muntu ki? Nge papa na mama banyise Nyirimpeta Anastase, burya niyo mazina y'abavyeyi. Naho burya amazina Pastor, Reverend Pastor, Bishop ni amazina duhabwa n'Imana ndetse nabo tuyoboye. Nabyirukiye ahitwa akagari ndi Rushyarara, umurenge ni Karambi, mu karere ka Nyamasheke mu gihugu cy'u Rwanda. Niho navukiye, niho nabyirukiye, niho nize primaire, secondaire nyikomereza ahitwa Kibuye, ahitwa Ikongo niriza Bumba. Mbyiruka ndi umuntu ukunda Imana. Nagize umugisha ukomeye cyane, mbyiruka mu rugo rw'abakristo. Papa na mama abakristo cyane bakunda Imana, dukurira mu itorero rya ADPR, dusenga Imana, dukunda Imana, twumva aho Imana ivuga, dukunda ijambo ry'Imana kugeza n'uyu munsi. Nyuma zaho naje gukomeza nkora imirimo igiye itandukanye, cyane ndavuga ku mirimo y'Imana, nubwo umuntu agiye akora niye bwite, n'ubu kandi nayoboye za korali zitandukanye aho mvuka, nabaye perezida w'amakorali, nabaye umujyenama mu hantu hatandukanye, nageze muri za paruwasi hano i Kigali nkihagera, mfite akazi nakoraga kanjye bwite, mfite nabo dukorana mu mirimo itandukanye. Angera igihe nkomeza n'umurimo w'Imana hano muri Kigali, n'ubundi naho ndawukomeza. Yego. Mu bantu batangije cyitwa Sepu ndimo, twitangiriza ahitwa Zeniya, aho abimwari babaga hariya. Kiste, ishuri rya Kiste ritangira. Sepu ubwo ni muri kaminuza? Ni muri association y'abantu
b'abarokore muri za kaminuza. muri za kaminuza. Ubwo nakoragamo ndi umwe mu bagaburira abanyeshuri. Yes. Yego. Dutangiza sepo aho ngaho Kicukiro ari ku ishuri rikiste, tugira igihe tujya Zakiye, Butare, Zayikashi n'ahandi hose hatandukanye. Nkomeza uwo murimo nyuma ngera igihemba pasiteri. Hanyuma muri icyo gihe muri 2011 Imana yemera ko ntuma gukora mu gihugu cy'Ubugande. Ngeze mu gihugu cy'Ubugande niho nazamuwe mu mwanya mba revera pasiteri. N'ubundi aho mu gihugu cy'Ubugande nkomeza umurimo w'Imana, ndetse ndumva Impanuro TV mubizi ni ngewe wagejeje ADEPR mu gihugu cy'Ubugande. Kubera kumvira Imana suko hano bitare gushoboka, ariko kubera kumvira Imana ngena nkora uwo murimo w'Imana. Yego. Yego. Hanyuma n'urugendo ngira ngo numvise rutari rugufi rwabaye rurerure, ariko wari usanzwe wiyumvamo ko wazaba pasiteri, hari isezerano wari ufite? Nari nifite kuva ndi umwana w'imyaka 7. Yes. Imana ahuko imyaka 7 ukibimbaza ahuko mise nibuka mbere ya byose reka nshima Imana. Kuko ngiye kuvuga ko Imana yambwiye ntarashima Imana byaba ari kosa. Yego. Si byose? Nta kibazo. Kamanda ahuko nshima Imana uko biranyibukije binkomanze ku mutima. Mfite imyaka 7 kugeza uyu munsi. Mwami Imana yacu Yesu Kristo, ndagushimye ndaguhimbaje kuri isaha nziza, isaha y'umugisha. Ndagushimiye ko waremye isi n'ijuru, urema ibikikije isi, urema inyanja, urema inyamaswa n'ibindi byose. Ijambo rirambwira ngo wari utarare mu muntu, ariko uza kwitegereza ubona nta wundi uzayobora ibyo bintu. Urema umuntu, urema Adamu, urangije umuha kubyita amazina. Niko ijambo rimbwira mu gitabo cy'Itangiriro. Oh haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo arangije abyita amazina. Amaze kubyita amazina ni ijambo rimbwira ngo Imana iramubwira ngo nkufitiye kado, bivuga igihembo. Icyo gihe niho habayeho umugabo ndetse habaho umugore. Iyo somye ijambo ry'Imana rimbwira ko igihembo cya mbere Adamu yahembwe ataratangira kurya no kunywa, yarabanje muha umugore ari we umufasha, kugira ngo bafashanye muri yo Edeni Imana yari ibahaye, kugira ngo bazarye bazatungwe n'ibyo yaramaze kwita amazina. Ndagushimiye ko ibyo byose wabikoze nk'Imana. Ndagushimira ko wandemye. Haleluya. Ndagushimiye ko wangiriye neza kuva nkiri umwana. Ndagushimiye agakiza kawe, ndagushimiye umunezero wawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami. Watunyujije henshi atandukanye kubera ubutware bwawe. Waturinze impfu nyinshi, izina ryawe rishimwe. Waratugaburiye, waratwambitse, mbega kugeza uyu munsi dufite amashimwe akomeye cyane, izina ryawe rishimwe. Bigeze ku itariki 3/12 wabonaga ariko bikwiriye kumufasha unkwiriye ari wo twicaranya ahangaha, nkuzamura icyubahiro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uri Imana ivuga igasoza, kandi wategeka bikaba kubera ubutware bwawe. Icyo duheje ni imyuka mibi, icyo duhagaritse n'abazimu n'abadayimoni. Lotance de paya fils d'Ainikere de Veniance, imbaraga z'abadayimoni zose turazirukanye, turatwika, turakongora katika jina lako. Haleluya. Ibyishira hejuru kandi ari hejuru byose turabihagaritse. Abatavuga izina ryawe neza turabahagaritse, n'abatatuvuga neza turabahagaritse. Yesu Kristo wa Nazareti, sasa hivi tunataka ufunge midomo yote kinasema maneno mabaya katika jina lako. Urakoze kubana natwe no kutugirira neza no kudufasha nk'Imana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Imana ishimwe. Amen. Nari nangiye kujya mu mwuka. Nimwo twibera. Niho twibera. No twibera. Nari ntangiye ikibazo rero, nari nteruye ngira nti wari ufite isezerano ryo kuzaba umukozi w'Imana kuri urwo rwego? Kuva ndi muto nagize isezerano kandi bivuye ku Mana. Numva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana. Numva ijwi ry'Imana namye ngo mwana wanjye nzabana nawe, nzakugirira neza kandi uzaba umukozi wanjye. Nibuka hari ijambo Imana yambwiye, njye mbyibuke ngiye kuvuga ubutumwa mu bindi bihugu. Ngeze example ngeze airport, Imana yigeze imbwira ngo nzanga ngenda mu kirere nk'igisiga. Ariko sinari nsobanukiwe, mbisobanukiwe muri iyi minsi. Amen. Amen. Nubwo buzima nakuriyemo nabigwiye kuva ndi umwana, kandi igenda ibivuga ibisubiramo, ndetse n'uyu munsi rikumbira ngo umurimo ugiye watangira. Wari wabyirukiye n'ubundi mu muryango usanzwe ukijijwe? Cyane rwose. Papa na mama bakijijwe, imiryango yacu ikijijwe.
ndetse n'ubu papa niwe ukiriho mama yigendeye mu ijoro muri 2018 ariko papa n'ubu n'umukristo mwiza cyane mwabonye ko n'umunsi dusezerana mu rusengero abadusezeranyije nibo bahaye mikoro dusengera yego hanyuma waje kurinda gute uwo muhamagara Imana guhamagariye waje kubikuriramo gute kugira ngo ugere ku rwego rwo kubaho ugeze uyu munsi nk'umukozi w'Imana kubikuriramo no kwigengesera cyane no gukunda gusenga kandi ukabikunda uko hari ijambo nasomeye nigishwe rivuga ngo iyo ukunze ikintu kiragukunda yego iyo ukunze ikintu kiragukunda nk'ubusheri yarankunze ndamukunda yego iyo ukunze Imana iragukunda iyo umwana akunze umubyeyi aramukunda donc ikintu cyose gikunze kiragukunda yego ndashaka tubwire wenda ku munsi wa mbere umaze guhabwa inshingano ziremereye nk'izo ngizo inshingano zo kuba umushumba aba ari ikintu kidasanzwe ubugeze ku rundi rwego ku munsi wa mbere bagusengera kuba umushumba wabyakiriye gute nabyakiriye neza cyane nabyakiriye neza cyane numvaga ari ibintu byiza kandi nkumva no muhamagaro ni isaha y'Imana igeze byaranejeje cyane mu mutima wanjye yes hari imbogamizi umuntu agenda ahuriramo nazo mu murimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nk'icyo kintu waba aragiye ugenda uhuriramo nacyo kikakubangamira cyane cyagiye kiba inzitizi mu murimo wawe wivuga butumwa ikintu gikunda kuba inzitizi mu murimo w'Imana cyane cyane ndagira ngo mbwire ngo uyu muhamagaro urarushya uranavuna n'abantu babona abantu bawukora bagira ngo ibintu byoroshye ariko utarahamagawe n'Imana ntiwabishobora guhagarara imbere y'abakristo ukavuga ukayobora church imwe urusengero rumwe ukayobora urusengero rwa kabiri ukagera ku rwa gatatu ni ibintu bitoroshye ariko gusenga niko gushoboza umuntu habamwe intambara nyinshi cyane habamwe amagambo hamwe ibicantege habamwo kuba udafite igikoresho wagendera mu gihe gukora uwo murimo hakenerwa mu byo kwambara n'ibyo kurya ibyo byose bigenda biba inzitizi ariko kimwe no gusenga Imana igenda ikuraho kimwe igenda ikuraho ikindi ibintu byose bikagenda neza ariko igishoboza umuntu byose ni ugusenga Imana kandi ukwibuka umuhamagaro yego kwitwa bishop ngira ngo ubugeze ku rundi rwego umuntu witwa bishop ngira ngo use nkaho dusobanurira ahantu umuntu witwa bishop byagenze gute aba bishop bisobanuye iki bundi muri make bishop ubundi kubigeraho ni umuhamagaro nimwe nakubwiye kandi umuhamagaro uturuka hasi uko ugenda uwugendamo niko ugenda Imana ikuzamura ni Imana bujya ikwita iryo zina ni nayo ikwimika noneho nabiguhaye kuyobora bakakwemera bujya batakwemeye ntabwo byashoboka ubu natangiye ndi pasiteri usanzwe ushobora kuyobora church imwe umukuru w'itorero ngira umukuru w'itorero yes birazamuka ubwo habanje ubudiyakoni urabyumva ibibanza byo byose birazamuka mvuye ku pasitoro Imana emera ko nzamuka mbarevera pasitoro bigera igihe hari ibyo bareba kubyujuje hari amacaci bareba kuyobora wujuje ufite bakareba n'ufite ibyangombwa by'amacaci runaka byuzuye ugahabwa inshingano yo kuba mukuru nka bishop kugira ngo nawe wimike abandi ba pasiteri bakungiririje mu mpande zitandukanye yego wenda umuntu ashobora kwibaza umuhamagaro wawe wivuga butumwa kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuntu ashobora kwibaza nk'icyo kintu muri icyo gihe umaze uri umukristo uri umuntu w'Imana cyo kintu ujya wibuka uri mu murimo w'Imana cyakubayeho kikanezeza umutima wawe ikintu cyambaye kinezeza umutima wanjye ni ukuntu Imana yandinze kuva nyiri mutoya hari benshi bapfuye nkasigara hari intambara nyinshi zabayeho hari ibyorezo byagiye bibaho ibyo byose nagiye ngenda mbisimbuka atarengera kubera Imana nigize ndwara nk'uburwayi mara umwaka urenga ndwaye bagera igihe bambika ko napfuye byarangiye n'imodoka itwara umurambira hagera ariko kubw'isezerano ry'Imana kubera ko Imana yavuze shigwa ari kugishoje irongera ingarura mu bazima icyo nkebutse nshima Imana cyane cyane ubwo burwayi bwari ubwaye bwoko ki nimba atari ibanga cyane ubwo burwayi bwaje reka mbyite nk'impanuka cyangwa bwaje kubera abantu burya ngiye nagiye hari nka saa 4 ndabyibuka yego za mu gitondo n'igice ugasusuruko n'abana turi mu rugo twese turi aho ngaho ngiye kubona mbona numva ndababara numva ni ikibazo ariko ngiye kubona mbona ntangiye guhinda umushyitsi mbanituye hasi ndabyibuka ntangira kuruka inswa n'imisatsi inswa zigenda imiswa igenda n'imisatsi
ababizi bo barazabikurikira bazabyumva. Abapasiteri banjye barabahuruza baraza benshi cyane, abadiyakoni, abakristo, leta iraza, ariko baza kuhagera kubwo gusenga no kwizera Imana, n'abansengeraga bizeye Imana no kuki Imana yavuze nongera mbaho. Ariko nayo nkubwire ngo nabirwaye umwaka n'amezi 3. Yego. Ariko Imana iza kongera neza ndongera mbaho. Yego. Rwa rugamba rukomeye. Ikindi kintu nongera kwibuka Imana yantabayeho nuko iwacu Nyamasheke mvuka hari impanuka yigize abahitwa Ikarengera. Ndabyuka twatuvuye kurangura hano I Kigali, bisi itumuhanda wo haruguru ku isoko ryo muhanda wa kabiri, abantu benshi barapfa abandi barashira, ariko Imana indindira aho hano. Iyo mbyibutse numashimye Imana cyane. Wari uri muri iyo modoka se? Twari muri iyo modoka n'abandi benshi bahari za Karambi mu gatari harakwipero bavuye kurangura turi benshi. Iyo manuka twarayumvise, wenda nubwo twari tukiri bato ariko twumvise ko ari manuka idasanzwe. Iyo ngiyo n'abantu bari basigayemo bagihumeka, n'abandi mirambo yose bari bitabye Imana. Ndibuka bazanye ntuza yo kwa Tobure niyo yaje bacomeka ku bazana moteri barakata bakajya bakuramwo abasigari bazima bapfuye n'ibintu, keretse umuntu wari uhari no wabona ibyo bintu. Pase ukuroko kiyo manuka sinzi mise numva nazi ko mbaye mu Imana ni gitangaza. Hari ibintu bituma dukunda Imana tukayikomeraho. Yego. Yego. Iyo manuka kuyirokoka ukava muri muzima. Yarakwiriye ahantu hose abantu barayizi. Yego. Iyo byibutse uyu munsi ubyakira gute? Numva ntava ku Mana yandeze icyo gihe. Ikandi nifu zagiye zikurikirana nyinshi, impanuka z'amamodoka, uburwayi butandukanye, ibyo byose navuze bituma umuntu arashobora gukomera ku Mana. Hari igituma tuvuga Imana. Udafite ibihamya ntabwo wabishobora. Ntabwo wabishobora. No. Ibihamya burya. Ibihamya bira. Nibyo bituma uvuga Imana neza. Burya utaragira ifite ibihamya ntiwavuga na haleluya. Ntiwanasoma Matayo na Mariko ntibishoboka. Imana ishimwe yakoze iby'imbaraga. Uyu munsi turashimira Imana ko yarakurokoye urwo rupfu tukaba tubashije kukubona, ndetse na madamu wawe uyu munsi urabona ko yishimye. Ariko banza yarabize hose ubwo ra namuhaye buhamya. Urumva abantu ari abasheri bahana ubuhamya bwose. Yego. Yego. Wenda reka duse nkaho tuva kuri aho twari turi kubijyanye n'umuhamagaro wawe. Ukuntu Imana yaguhamagaye ikakugira umukozi wayo, ariko wenda ntarahava neza. Akenshi rimwe na rimwe ari igihe dusanga umuntu yarabaye pasiteri, yarabaye mushumba, kubera ko wenda bifite inkomoko mu miryango y'iwabo, se hari abandi bageze baba pasiteri gutyo na gutyo, mwe bihagaze gute? Oya, munda kwa papa na mama ninjye wabaye pasiteri wa mbere. Yego. Mu muryango hirya se nta handi mwamubikomo? Oya, mu miryango ho mwakiraga icyo mvuka, mu miryango yacu mwa pasiteri benshi. Apasiteri, abadiyakoni, abaririmbyi, abahanuzi, impano nyinshi mu muryango zirimo. Kwa papa ndetse na kwa mama. Yego. Wenda mu gusenga kuba umukozi w'Imana kwa pasiteri hari ibintu bidasanzwe bibaho mu ivuga butumwa, ngira ngo kugeza ku rwego rwo kwa bishop waragiye unyura mu mavuga butumwa menshi mu biterane byinshi cyane bitandukanye. Niki gitangaza kidasanzwe wabarigeze ubona mu maso ya kuva ku muhamagaro wawe kugeza uyu munsi, gitangaza Imana yageze ikora mu iteraniro cyangwa se mu giterane kikaba cyaguhaye n'imbaraga zo gukomerera ku Mana? Nuko Imana ikiza. Imana irakiza. Mbishimira Imana mu guhamagarwa kwanjye, yampamagaye ndi umuntu usengera abantu bundi, nkunda kuririmba, guhimbaza, gusengera abantu, kumvira Imana, kubwirwa n'Imana binyuze mu ijwi, mu buhanuzi, kwerekwa, kubwirwa n'ibindi. Ibyo bintu birankomeza mu murimo kugeza n'uyu munsi. Nukuri ndakubwira ko kugeza mfite church, insengero nyobora zigera muri 40, ntabwo nabyishoboza. N'umwuka w'Imana. Hari ikintu nkundira sheri, tukimenya nakunda kumbwira ngo mwuka w'Imana akore. Mwuka w'Imana biramfasha cyane. Akunda kuvuga ikintu nkabyumva inshuro zirenze 1000, kuko umwuka w'Imana ni ukora ibintu byose. Nanjye Imana yankoresha ibintu byinshi cyane bitandukanye, nasengeye abantu benshi batandukanye. Imana yatanze urubyaro binyuzemo kubera sengera urutanga, ariko kubera gusenga. Nasengeye abasazi barakira, nasengeye abantu babuze urubyaro umwaka 1, 2, 3, 5 igeze ku 10 bakabyara. Imana inkoresheje kubera Imana. Harabona sengeye example hari umwana witwa Tabita, iryo zina yiswe uwo munsi. Nasengeye bacukuye n'imva, bayicukuye neza ahantu Uganda hitwa Igayaza bita Zabunyuraho. Bacukuye imva
Imana iza kumbwira baza kundeba, Imana irankoresha, ntabwo ari ngenda avuga Imana. Yego. Ibi dukora byose ntabwo ari twe, ni Imana. Haleluya. Hari abantu bajya bavuga ngo ngewe ngo nakijije umuntu. Oya. Ahubwo bavuga ngo Imana yankoresheje yikora imirimo n'ibitangaza. Burya. Yego. Ndangije abaho yumva twayihambye mu itumba. Dusenga kuva saa 10 z'umugoroba, nk'ejo saa 4 arongera agaruka mu mubiri. Kuva uwo munsi yitwa Tabita n'ubu ni Tabita. Imana yitimwa amasezerano menshi, naramushingiye, ubafite umwana ngo nuvuga ngo mfite umwuzukuru, arangije yaramusezeranije kujya hanze muhaviza n'ubu ari hanze. N'ubu ko nakoze twari kumwe tuvugana, yarantwerereye na sheri baje bavugana nejo, bahoze bavugana ejo. Yitwa umwana wacu. Nibitangaza. Ni igitangaza gikomeye. Imba yacukuwe irajyamo umuntu. Hari saa 9 ku cyumweru tuvuye gusenga, amadini yose amatorosi yatiranye batangiye imihango yo gushyingura. Abana baravangwa, ariko hari umugabo wavuye mu Rwanda bitangira Metanastase, uri hari ahitwa Igayaza mu mujyi waho, mu tawuni yaho. Mujye kumuzana. Ejo bundi twumvishe ko hari abantu benshi yasengeye bakize. Kumvishe ko hari abantu yasengeye bari bafite inda zimaze imyaka 2 n'amezi runaka babyaye. Bagiye babyara muri iyo minsi nabada gusengera umuntu ufite inda y'imyaka 2 n'amezi wera muhezemo, amaze kubyara kurikirwa n'ibuye ry'isarabwaye. Icyo kintu gikwira ahantu hose. Kirangije babati mujye kuzana uriya mugabo. Ndaza, ariko mbere yo kugenda apfuka amasenga Imana avuga ngo genda ngiye gukora imirimo n'ibitangaza kugira ngo umurimo wanjye wamamare muri iki gice. Ndangije ndasenga kubw'ubushake bw'Imana ijoro ryose, bigera mu gitondo polisi ziraza aturi gushinyagurira umurambo, ariko Imana ikora igitangaza saa 4 z'amanywa, umwana arongera umuzima, abiri byuya, arongera arareba, izina ry'Imana riraga icyubahiro. Kuva uwo munsi ndamutana biwanjye, yiga biwanjye, arakura kugeza kwa imwe navuze byose kugeza uyu munsi. Yego. Ngira ngo n'abantu badukurikiranye bizere ko imbaraga z'Imana zihari kandi zikora. N'ubu hari urusengero Higayaza niho ku cyicaro c'amacaci yose mfite mu gihugu cy'Ubugande. N'uyu munsi niho hakuru, niho dutegurira ibiterane, niho mitira, niho ndara, n'ibintu byose bibera habaye izina. Yes. Mbare igitangaza kidasanzwe kumva ngo umuntu yapfuye bateguye ko kumushyingura, Imana iramuzuye. Ngira ngo abantu barabakwiriye kwizera ko Imana ihari kandi ikora. Imana irakora. Wenda dusoza hano, ikibazo ngiye kubaza sinzi gisa nkaho gikomeye ariko kandi kiroroshye. Hari abantu tujya twumva rimwe na rimwe bakiyitirira izo titre, umuntu akajya kumva ati ngende pasiteri ariko atafite atakwerekana ayoboye, ahubwo akabikoresha mu buryo bwo kugira ngo abone indonke. Ibyo bintu mubivugaho iki? Nkurikije uko nahamagawe, twahamagawe n'Imana. Imana irangije duha impano ku buntu bwayo. Ntabwo twazisabye, ntizinagurwa. Niba ngo y'Imana iguhaye impano uyikoresha nk'uko yayiguhaye. Ubundi buriya hari ikintu nkunda kuvuga, ntabwo ukwiye gukoresha impano y'Imana mu biguzi. Oya, nge byaramfashe, niyo mpamvu mfite amacaci angana atyo, nagiye nsengera abantu. Imana yakora imirimo n'ibitangaza inyuze muri ngewe, kuko bayeriye n'abandi bose Imana yagiye banyuramo, urabizi. N'abandi batubanjirije. Ariko noneho ngewe namara gusengera umuntu Imana yakora igitangaza, simbira umuntu ngo shaka miliyoni cyangwa 2. Oya, burya Imana nihemba neza. Iyo ugiye guhembesha ihembwa bikeya, ariko Imana burya ihemba neza. Ishobora gusengera umuntu akanyishura miliyoni, nyamara Imana yari kuzampemba miliyoni 10 inyuze mu wundi utari n'uwo nguwo, si igitangaza. Ubundi burya usengeye umuntu kubwishimwe n'iby'Imana ikoze, ni ukwiye gutekereza n'umutima we. We n'umutima we akaba atari kuri a muntu hari ikintu yakoze. Daboro number 1 agashimira Imana. Yego, yazabona ko nanjye ari ngombwa akaza atari ko bisho waransengeye, ndumva kwe kunywa amazi angana gutya bivuye ku mutima we. Uwo ni wo mugisha, burya ngira umugisha, mugiraho umugisha nawe akangirira hundi. Ariko bitabaye ibyo biba bihabanye nuko Imana ibishaka. Yego. Yesu aguha umugisha. Amen. Hanyuma uyu munsi Imana iherutse kubakira urugo ku itariki 3 nimba mbyibutse neza z'ukwezi kwa 12. Bivuze ngo umwaka wa 2022 mushoje muri mu byishimo bidasanzwe. Siko biri? Kubera isezerano. Kubera isezerano. Nari ndimanagiye ko n'ubundi muri December ku itariki 3 z'ukwa 12 izanyubakira urugo. Izo yazimbwiye kuva kera nta na fiance. Yego. Basi ngiye kubaza ikibazo ariko
shera ahise abyumva cyane Ubanza gisa arasetse nta na fiance ahise aseka Banza kiri bunkomerere kukikubaza nagisubiza ariko uri bwihangane nyine gikubaza uyu munsi ufite fiance nako ufite mudamu Imana yaguhaye kandi ubu ni madamu kamuye ku mazi minwa yomye ubu dusigaye dusangira ntabwo narya atariye reka mekazi kirazira ni umufasha ubu ntabwo ashobora wenda ntushobora gutinda gutaha wenda ugasanga yariye yiryamiye se oya iyo wamaze kubaka urugo keretse yabizi ubundi iyo wamaze kubaka urugo gahunda zawe n'umudamu zigomba kuba gahunda imwe akabaza aho uri nawe ukabuza aho uri niyo bihindutse ukagira ahantu ugiye kunyura waruze ngo uratashye mutiriwe hamwe uravata ariko nyuza ndakereguye iminota kugira ngo akurindire nubwo atakurindira ariko akabaza gahunda urimo kandi nawe ubona bira ibintu biratinura mubohora ntabwo madamu wamuha umuzirike ubundi umudamu aza kumufasha si umugaragu uburyo si umugaragu ni umufasha ubwo rero hari ibintu ugenda umubohora mu bitewe na gahunda z'akazi akora cyangwa ukora murabohorana bitewe n'akazi ariko ntako mugomba kuba muri hamwe mukarindana mugasengera hamwe mukarira hamwe do mukishimira hamwe yego nibyo byishimo hanyuma ikibazo nendaga kubabaza rimwe na rimwe tujye tubona kuba pastori cyangwa se kuba umushumba kuba bishop rimwe na rimwe busanga ariko ngira ngo si rimwe na rimwe ahubwo ngiye niko nari mbizi akenshi kugira ngo umuntu ahabwe izo nshingano nuko abasanzwe n'ubundi afite umufasha mwe kuki mwahawe izo nshingano mutaragira umufasha byatewe n'iki ni wa muhamagaro nakubwiye ni umuhamagaro niwe muhamagaro nakubwiye kuko ushobora guhamagarwa utaragira umufasha Imana irabyemera Imana ihamagara kare ba Dawidi bose bahamagaye bavana mu ishyamba bakira abana kandi bayeri yabo nabandi bakuru be bahari ndetse na ba Samuel baje kubimika bahari ndetse na ba se wa Dawidi bahari ariko iravuga ngo Dawidi natoranyije ntabwo murya atari yahagera ari mu ishyamba iyo hirya niko ijambo ry'Imana ritubwira yego Samuel aravuga ngo ataragera hanago murarya kandi yarakira umwana mutoya ari bucuri wabo ari umuhererezi ahabwa kuyobora igihugu bene se na base n'imiryango n'ibihugu akiri umwana Imana ishobora guhamagara ukiri mutoya rero ntange natangiye kubikora nyine mutoya kandi bakuru bahari yego hari umuntu ushaka kwibaza akavuga ati bishop dukurikije uko tumureba turabona yari atinze gushaka wabisobanura gute nashatse umudamu wa mbere nashatse umudamu wa mbere muri 1994 ariko mu rushako rwacu habamo ibibazo byinshi cyane haza kubamo ibibazo byinshi cyane habamo intambara zitandukanye nyinshi nkajya mabwa n'izo nshingano ndi ngenyine n'abana kuko babonaga nta kibazo mfite ku rugo aho ku kibazo yari madamu ubwo rero biza kugera igihe dukurikije ijambo ry'Imana uko ribitubwira si byiza ko umuntu aba wenyine yego hari abantu bakunda kuvuga ngo ariko ngo uyu muntu yigize ashaka si byiza ko yongera gushaka ariko ariko ijambo ry'Imana ribivuga yego niyo mpamvu nugiye nkashaka undi mudamu kugira ngo ubone ugufasha mu muhamagaro mu rugo reka nkubwire ko umuntu ari wenyine ni bibi umunezero ufite urawuzi kuva kuri 3 mu myaka nari maze irenga 10 abese ntabwo wapima ibiro by'umunezero basi ibyishimo ufite birangana gute kuva ku itariki 3 ntabwo wapima nabikubwiye nta munzani ntawo nashene mbabimubwira nta munzani keretse umuntu wasatura akareba hano gusa harera yego kubera iminsi nari maze ndi ngenyine bimvuna mu muhamagaro nimenyera ipantaro ishati ndambara abana bakamfasha uko ndarya ngenda ngenyine nicaye mu ntebe abandi ba pastor n'abadamu ni ngenyine insezeranya abageni ni ngenyine ba bishop twaje mu iterane n'abadamu wabo nge ni ngenyine byaramvuna cyari gikomeye cyane ariko nkahagarara ku cy'Uwiteka yavuze yego imyaka 10 wari yose bayimaze utegereje isezerano ryo iranarenga cyane iranarenga kurinda iryo sezerano ngira ngo ni ikintu kidasanzwe bihagararamo neza ryaramvunye nakabaye narandavuye nanjye nicyo nangiye kugeraho ariko narigengesere kubera Imana cyane warakoze kurinda umuhamagaro wawe cyane ndetse reka nkubwire si ukubeshya nashatse kwicira inzira nkarambagiza nicira inzira Imana ikambira ngo no si uwo nguwo ikambira ngo uwawe umufasha hari aho namubitse akambira ati hari ahantu abitse Esteri wawe umunsi umwe nzaguha inkono y'umutunge yego ndarindira kandi Imana ikambira ngo azaza gutunguye
utari umuzi amazina ye n'iwabo nawe atakuzi. Noneho nkareba ngenza abantu benshi nk'ufite amacaci menshi Uganda, hano mu Rwanda kuva kera mpayobora muri ADPR n'aba regional urabizi, urumva nza abantu benshi cyane, mfite amacaci Dar es Salaam Tanzania, n'ubukwe bwabaye maze iminsi nk'ine mvuyeyo, urabyumva nawe. Ariko hose nza abantu benshi, nza abantu muri Amerika dusengana, muri Canada, mu Bubiligi henshi hatandukanye. Ariko nasenga ngusha ku mutima Imana kama ngo no, hari wawe nakubikiye Esther agiye kuza uzagutungura. Ubushake bw'Imana ntabwo bworoshye. Niki cyatumye umuhitamo kurenza abandi? Uyu nguyu? Kurenza abandi bose. Uyu nguyu? Reka kubwire rero. Mu by'ukuri no kubera Imana. No kubera Imana. Ariko maze guhura no kubera Imana mpita mukunda ndetse cyane niba Imana iguhunda se ikaguha umukunzi nawe ugomba kumukunda ndetse cyane kuko Imana iduhitiramo kurusha abantu. Reka nkubwire ibyahiswemo n'abantu ntabwo bimara kabiri igihe gito. Iyo pastor yimitswe n'abantu, iyo umukobwa umushatsi ari umuntu umukurangije, iyo akazu gahawe n'umuntu nikamara kabiri. Ariko ibyo Uwiteka biraramba. Ibyo Uwiteka, haleluya, nta kintu kibikuraho. Oya. Yego. Niyo mpamvu narindiriye imyaka yose. Ndabaneka ndindira Imana. Ugiye kumuhereza iki cyuma rero? Ndakimuha. Nawe avuge dore. Zabasha kwivugiraho. Arabishobora. Ibyishimo biteye ubwo. Waba se uri madame pastor. No kurya kenshi ndi kumutamika byaramunaniye. Ndamuha Sheri yakira. Ubu ni Mama Bishop. Ko mu minsi iri imbere yize na theology, ikiciro cya mbere yarakirangije, ni cya kabiri cya diploma yibonye dushagaje ibyo muri bitugakora ubukwe. Diploma twayiboneye umunsi umwe. Muri mu bihe byiza kweri? Nukuri. Uyu mwaka ibintu dukoreye. Muri mu bihe by'umunezero. Ntabwo wabona kubivuga. Uyu mwaka ndumva ntabwo muzawibagirwa. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Imana ikoze iby'imbaraga. Cyane bikomeye. Mama Bishop. Twongeye kubasuhuza. Yego turabikirije. Muri amahoro? Yego turamahoro turashimira. Hanyuma uyu munsi nkuko watangiye utwibwira, yego, Imana yahinduye ikiciro, wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza kandi ndashima Imana ku bwabyo. Hanyuma Bishop atubwiye ko afite isezerano, Imana abwiye ko izamubakira urugo kandi ikamuha umufasha umukwiriye. Yego. Rimwe na rimwe akenshi hari igihe abantu basenga basaba ibyo bakeneye ariko bakirengagiza ko Imana itanga ibikwiriye. Wowe wari ufite isezerano ry'uko Imana izaguhindurira ikiciro ryari, doko wari hawe ryari cyuko wari uzi ko uzashaka Bishop? Mu by'ukuri ndagira ngo maze tubwire aho hantu. Yego, murakoze. Iki navuze ku bijyanye n'isezerano, nanjye nari mfite isezerano nahawe n'Imana, nagiye gusengera, nakundaga kujya gusura cyane cyane muri ADPR, ariko siho nabarizwaga, ariko nko mu Mibyizi nabonye akanya nkanyarukiraho. Ubwo rero ni naho hambere numvise ngo Imana iravuga. Numvise Imana iravuga. Ubwo wangana gute? Imana ivugira mu muntu. Ni vuba nkuze. Nashize nk'imyaka, numvise ijwi ry'Imana nta myaka 15 irimo. Yego, numvise ko Imana ivuga. Yego. Rero aho twahuriye ambwiye isezerano nkuko yigeze kubikomozaho ko yigeze umugore. Ubundi ngiye mu itorero ryanjye aho nabarizwaga, nkiri umukobwa, ni mu itorero ry'isanamitima. Bo ntabwo iyo ngingo ntabwo bo bayumva kimwe, kumva ko umuntu wigeze umudamu nubwo batandukanye byemewe n'amategeko. Yego, narabibonye, yarabimbwiye. Ntabwo bo babyemera gutyo. Inyigisho zabyo twarazize, twarazisobanukiwe. Noneho kubihuza rero bikananira. Kujya guhuza isezerano nkabase Imana yavuze gutya, kandi nanone amahame y'itorero nsengeramo cyangwa nteraniramo nayo akava gutya, Imana irivuguruza. Bimbera ikibazo cyane ku buryo harimo abadukuriye mu mwuka, niko navuga, wenda abapasteri cyangwa abakuru mu mwuka, nkababaza nimunsobanurire, Imana ijya yemera ko umuntu yiromariya n'undi kandi uwo bashakanye atarapfa nubwo batandukanye byemewe n'amategeko? Bamwe bakampa amasomo yo muri Bibiliya, bakambwira inkuru za umwami Hasuwerusi kuri Vashiti na Esteri,
bakambwira ko Esther yinjiye mu rugo Vashiti kubw'agasuzuguro ariko agihara atarapfa. Hari n'undi wampaye urugero arambwira ati urabona ko Miriam na Aaron biramanta ko Mose yagiye gusenga yatinze, ko Edayeli yashatse umunyamahanga ko bitemewe, bakanyereka ukuntu Imana igiba umugambi wayo uba hejuru y'amahame, yuko Imana yahannye Miriam na Aaron kubwo kuvuga nabi umukozi wayo Mose, banavuga ko yanashatse n'umunyamahanga. Barambwira bati ibyo byose Imana ntiyabirebyeho. Bambwira ukuntu hari n'undi wampaye urugero arambwira ati niba Imana ari Imana y'amahame gusa, ntabwo Zakayo Yesu yagombaga kurara kwa Zakayo. Mama ati kuko abantu muri rusange bavugaga ko Zakayo ari umwambuzi, ari umugizi wa nabi, ariko Yesu we arenga ku mahame. Yesu we arenga ku mahame, aravuga ati nje ndarara kwa Zakayo. Ati rero ntago umugambi w'Imana ujya uhura n'amahame. Ndetse uwo muntu amurugera arambaza ngo niba hari amahame na hamwe Bibiliya itubwira, ni ukubera iki ADPR cyangwa se ntago ndi kwinjira mu mahame y'amadini cyangwa se ngo nkontraduize ko buri kigo cyangwa buri rusengero rugira amahame yarwo, ariko barambwiye bati kuki batemera yuko umupasiteri w'umugore yimikwa, ko bibujijwe. Donc bagenda bampingero nkiza, atariko sukuva ko hatari abamama b'abapasiteri cyangwa aba bishop cyangwa aba apotre, kandi Imana irabemera ikabakoresha ibikomeye. Barambwira bati rero burya umugambi w'Imana ujya uba hejuru y'amahame, ntabwo umugambi w'Imana uyoba. Yego, ubwo nanjye mbifata muri iyo context. Yego, bituma mbyemera. Yego, ndashaka ko utubwira precisa ku munsi wa mbere muhuye na bishop akakubwira ijambo riremereye nk'iryo ngiryo, waryakiriye gute? Ubwo iryo mvuze yakubwiye nawe uraryumva? Eka ntago nabyemeye, sinjye narose, ahubwo naravuze ni naravuze ni Imana imbabarire rwose ngewe nitaye. Abe yikiniraga nje ntago nabifashe seriye. Yego. Kubera iki? Ahubwo nyitaha yabimbwiye nibwo nagiye nibuka amasezerano Imana yari yarampaye, kuko hari umupasiteri umwe ni inshuti yanjye yitwa Naboti, yigeze kumpanurira ndi mu rusengero arambwira ngo Imana iguhaye urugo kandi iguhaye umugabo wigeze urugo, uzamwemere. Yashyizeho iryo jambo ngo uzamwemere. Hari njye ntekereza ko impamvu ntabyemeye ako kanya ari rya jambo Imana yari yaravuze ngo nzamwemere. Nibyo. Ndashaka kuduha ishusho y'ukuntu waraye uwo munsi yabikubwiyeho ko agukunda. Ntekereza ko waraye barasinziriye, niba waraye utekereza ibintu byinshi muri wowe, harwaniramo amajwi atandukanye, byari bimeze bite mu by'ukuri? Bimenye rwose. Naraye amajwi menshi andi mu mutima, noneho ariko nakubita n'agatima ku itorero ryanjye ko batemera gushakana n'abatandukanye, bintera ubwoba pe. Yego. Hanyuma wenda umuntu ashobora kwibaza waje kubyemera ryari, bigenze gute? Yego, narasenze hamwe no kuganira n'abakuru mu mwuka, maze gusenga nanjye nemeranya n'umutima wanjye, kongera ko n'umushumba wanjye akunda kutwigisha ko buriya isi tubayeho kubw'amahitamo. Ubwo rero mpitamo kubyemera. Ndagira ngo dubwire, umaze kubyemera waramuhamagaye nawe ati bya bintu ndumva noneho nabyemera, byagenze gute? Naravuze nti Mwuka Wera rwose niba ubirimo yongera mvugisha. Yego, yarongera arampamagara ntire mvuga ngo nabyemeye, ariko nawe banza yari yafatiye avuga ati ko byagenda kose. Patse ndagira ngo tubwire, musanga nk'umusubizo cyuma gatoya. Patse aguhakaniye akubwira ko abona bitari bushoboke. Yarambwiraga ngo reka dutandukane ntahe, ibyo ntago mbyumva. Ndavuga nti ubyumva utabyumva ni Imana yavuze. Kandi ubu twakoze ubukwe haciye mu kwezi kumwe gusa. Kumwe twamenyanye mu kwezi kumwe n'ubukwe burarangira. Imana yamye ngo nzaguhuza nawe mu kwezi kumwe n'ubukwe buhite burangira. Nari nimwe nicira inzira yambwira ngo itonde. Yego. Nyine uwo munsi akubwiye ko bidakunze, watashye tekereza ngo iki? Nge nta kibazo nigeze ngira kuko Imana yari yaravuze, nubwo turi kumwe yongera irabivuga, yongera ibisubiramo, numvaga nta kibazo gihari. Numvaga ntuje cyane rwose. Kandi numvaga ntuje, numvaga n'indira ubushake bw'Imana, ntabwo babyari binteye. Yego.
Mama Bishop tubwire wamaze kumwemerera atubwiye ko mwabipanze ubukwe mu kwezi kumwe ngira ngo ni ikintu kidasanzwe bibaha gake cyane ku buryo yaba inshuti zanjye yaba umuryango babifasha ukundi ahubwo bo baravuga bati ibintu mwabiteguye kera uraceceka bamwe barananyanze bambwira ko ntigeze mbateguza ubukwe mbere ariko kubera ko Imana yari birimo byarakunze biraba kandi biraba neza yego kwitwa Mama Bishop Madame Bishop ni ibintu wakira gute muri wowe kwitwa Madame Bishop biranejeje yego nta kurerwa Imana itavana yego ngene tuvana mu bwiza tujyana mu bundi yego wenda nk'iyo uri kumwe n'abashuti bagenzi bawe badamu bagenzi bawe cyangwa se abakobwa mwari inshuti n'abandi batandukanye mwasenganye babonye ugiye gushaka Bishop babyakire gute bagiye bakubwira ngo iki ahubwo nibo batumye mbitekerezaho cyane ngo ugiye kuba Mama Bishop abenshi abo twakoranye kuko bajyaga bambwira ngo babonye igisubizo cy'amasengesho kuko kenshi twajyaga mu kazi ariko ugasanga ku wa mbere no ku wa gatanu ntitujyanye muri restaurant ntitugiye kurya barambwira bati ya masengesho wasenze niyo yatumye uba Mama Bishop mu gusenga kwawe wajya gusengera icyifuzo cyo kuvuga ngo Imana izakubakira urugo wajya gusenga gute yego narabisengeye cyane mbere nkitangira gusenga nyuma mbigeze aho mbivamo kubera icyo wagezeho kabivamo nabonye icyifuzo cy'ubukwe Imana imbabarire nayo nayisabye imbabazi navuze ni Imana nzi ko ushobora ariko rira jambo byose nkumva nago narishyiramo kubera izihe mpamvu kubera ko igihe nari narasengeye nyinginga kubijyanye n'urugo nabonaga bitagishobotse yarasenze mbega none se igihe wenda wumvaga ko ugomba gushakamo wabonaga cyararenze cyane nabonaga cyararenze yewe no gusenga narabisengeye n'ubuhanuzi barabumpaye nabani yewe mbonye icyo Imana yananiwe yego no gukora ubukwe bwa ndanabibwira n'ibindi byose bya bindi byose nasengeye Imana uzabinkorera urugo sinzanakubaraho n'icyaha yo porashe ntabwo byari kwemera tutarabonana umugambi w'Imana ntabwo yoba ariko Mana kurya Imana yamaye urugo ngewe ntakirushaka abantu bambera bahamya n'abantu bamwe twabanaga no kuri tere ko najyaga nanabibabwira hari naho nagiye barabimpanurira aribo banjyanye nabwo ntamena navuga bati turumiwe bivuze ngo wari warageze muri rwa rwego rwo kwiheba ngo Imana ndakubohoye ndabona utakibishoboye kandi Imana batayibohora ahubwo Imana ikora igihe cyayo Imana nari ngeze ku rwego rwo kuyibwira ko nyishimira mu bindi byose nabonye kwiga uko Imana yampaye kwiga ndayishimira yampaye kwiga kugera mu cyiciro cya 3 cya kaminuza ntago navuga ko ndi muri benshi ariko ndi muri bakeya bitewe n'amateka bagira ubwo buntu icyo kintu naracyishimiraga cyane n'ibindi byinshi ariko ku kijyanye n'urugo cyangwa ubukwe bimwe by'abakobwa tuba tuvuga ngo izadukorera ubukwe icyo nari narakivanyeho none se ahantu dusobanuriye neza wari uri muri nuko abandi bakobwa cyangwa se abandi bantu mwasenganaga bo babaga barakurambe baravuga bati se mukobwa kudashaka ibintu nk'ibyo hari amagambo abantu bagenda bavuga ku mpande bati yaragumiwe bati turabona yararengeranye bati yaheze kwishyiga baramuzinze nayahe magambo wumvaga mu matwi y'abantu cyangwa se abantu bavugaga ibyo nari narabirenze ibyo nari ngeze ku rwego numva handi umuntu avuga ngo am myself ntashingiye ngo abantu baravuga ntitaye ngo barabireba gute umuryango inshuti abaturanyi ibyo nari narabirenze nge nari narabivuyemo kumva ko byarangiye tu Imana ari kubikiye Bishop yego yari yambikiye Bishop n'abantu twakoranaga barambwiye bati rwose ya masengesho wasenze none n'ukuntu yabikoze mu gihe gito cyane mu kwezi n'ibyumweru 2 yego kuko ni kuva ku itariki 13 z'ukwa 10 hanyuma ubukwe bwabaye urazibuka ndazibuka kuko ubukwe bwabaye kuri 3 z'ukwa 10 urumva harimo ukwezi n'ibyumweru bikeya nka 2 cyangwa kimwe n'igice ubwo rero nari narabyakiriye nyine kandi nabonye Imana ikora mu gihe gito nk'icyo kuko nacyo kintu kiri mu bintu nabyo byanyeretse ko Imana yari ibirimo ni cyo kintu cyagutonze kigera mu rugo urumva ugeze mu rugo rushya
wari umukobwa sinzi nimba wariranaga cyangwa iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo ahantu wabaga wabanaga n'abandi ntago mbizi ni ikihe kintu cyagutonze cyakugoye cyane umaze kugera mu rugo nyine umaze kuba umugore? murakoze. Ikintu cyantonze rero nkigera mu rugo biratangaje ni kwa kundi uba wigenga wenda ukiri nkiri ingaragu. Ikintu cyantonze rero no kujya kuryama nzi ngo hari umuntu uri bundari iruhande. Bimwe abakobwa bavuga ukavuga ngo ngo hari imyenda wambara hari iyo utambara kandi iyo ukiri ingaragusha no kwirarira uko wiboneye. Icyo ngicyo nicyo cyantonze. yewe ni byinshi shu ni byinshi byamutonze hari n'ibyo atavuze gusa ni byiza aje ariko bura byose yivugiyemo bura rwose hari ibyamutonze bindi atatubwiye bibaho kandi biba bitoroshye. Hanyuma uyu munsi iyo umuntu aguhamagaye mama Bishop yego ubyumva ute? ntago mbyiratana ariko ko nzi ko hamwe no gusenga Imana ni Imana ihindura amateka. Yego yigeze ibwira Yakobo imuhindurira izina imuha n'umugisha. Nanjye kuba naravuye mu bugaragu kanjye kuba Mariye kongera kuba mama Bishop ndabishima Imana cyane. Yego. Ubona ari iki ni itandukaniro riri hagati yo kuba umukobwa no kuba umugore uyu munsi ubona ari iki cyahindutse? Itandukaniro ni rinini cyane. Itandukaniro ni rinini cyane. Hari uko abantu bagufata yego mu buzima busanzwe bw'imibanire n'abantu bihita bihinduka ukabibona rwose. Yego mu mivugire mu migendere urabibona mu myambarire nk'ibi ngibi agatambaro nka mabe ibi nabyo rwose ibintu biba bitangaje nyine. Yego nazo mutegesha ati nari menyereye kwiyambarira ikabutura n'ipantaro. nazo mwereka wenda iyo mwishimye biba bimeze bite hano mu rugo? Ikintu kinezeza cyane ni ukubona twishimanye n'abana umuryango muri rusange twiyumvanamo. Mbona ko ari umugambi w'Imana n'ukuri. Ni ikihe kintu umutware wajya gukorera kikakunezeza cyane? Ni ukunanga kuva mu buriri akajya kuzana petit déjeuner. Atari uko wenda naryamiriye ahubwo akunda gukora amasiripurize menshi. Yego akunda gukora surprise. Iyo gutunguye nk'uko nguko wowe ukora iki nakaye kana nawe ujye umukorera akamushimisha? Reka kivugira ariko mushumba reka atwibwirire nk'ikintu ajya gukorera kikagushimisha ni nk'igihe. Ahita nsoma ako niko kambere reka ntago mbeshye ntago mbeshye ariko mana ikindi akambwira kandi kandi ngo ariko sheri ukunda gusetsa akana kambwira buri munsi incuro nyinshi kandi njye ndi mu munezero koko banezerewe. Yego no mu Kristo no mu tubana nkunda kunezerwa kubera Imana yankoye. Amen. Itarebye akarere mvukamo itarebye amashuri itarebye nyuma ya Nyungwe itarebye ibyo byose. Iramose nkumva Imana ni Imana. Imana ni Imana. Nuko hanyuma wenda reka madama we nongere maze ikibazo gisa nkaho ari icyanyuma numva byo kuvuga ari byinshi nuko wenda mbona ikirere gisa nkaho kiduhindutse ngira ngo duse nkaho dusubika ariko ndifuza ko tuzongera tukaganira. Ikirere gisa nkaho kiduhindutse kugira ngo duse nkaho tugicika. Reka se nko kubaza ikibazo cyanyuma nube butumwe ugiye kugenera abakobwa urumva ari abakobwa basize iyo ngiyo nabo bagisenga nube butumwa bagenera muri uyu mwanya? Ubutumwa nabagenera abakobwa bagitegereje nababwira ngo ntibarambirwe bakomeze bashyira amavi hasi basenge baticiriye inzira n'ukuri Imana izabikora. Gusenga bagamagara Mwuka Wera azabikora neza. Yego. Nakaye kajambo keza ujye ubwira umutware wawe cyangwa ujye umuhamagara gute? Umutware wanjye uko muhamagara biri no muri telefone.
yego yitwa Moninike. karabaye bamwe ntabwo turaza kubimenya. Moninike ni nkaho we wenyine wanjye. Yego ni njye njyenyine niko yanyise. niko bivuze ngo mushumba wawe umuhamagara gute? Njye rero mwita amazina menshi ariko muri telefone nkimumenya yitwa Gihoza. Yitwa Gihoza. niko wamwise? Kuko kuva namumenya nkurikije ibiganiro twaganiriye nuko Imana yamumbwiye nuko yamunyeretse nuko akunda Imana nuko yayikunze nuko agiye kuzazamura umuhamagaro wanjye binyuze ko nawe yakunze iby'Imana. Urumva yarangije theology ikiciro cya mbere yiga icya kabiri tutarebye ibindi yize bitandukanye. Urumva ko baberanye n'umuhamagaro wanjye kandi iby'Imana yambwiraga ni nabyo nayisabaga umuntu tuzakorana umurimo w'Imana. Ubwo rero izina namwise Gihozo haba ku murimo wayo ndetse hari n'amarira menshi. Urumva umuntu amaze imyaka 10 nawe ukabona umuntu kubwira sheri kubwira ndagukunda uvuga ngo turemeranyijwe kubera Imana nanjye Imana yarabimbwiraga nahise mbwira uri Gihozo. Yego bivuze ngo hari amarira yaguhojeje? Yego arahari. Nkamwe Yohana avuye ku kirwa Ipotima yabwiye Abisirayeli 21 byahishuwe 4 na 5 ngo izahanagura amarira yose mwarize ku maso ngo nta rupfu nta gutaka nta kuribwa kuzongera kubaho ukundi ngo ibya mbere mugire gute mu byibagirwe. Ageze ku murongo wa 5 w'icyo gice 21 aravuga ngo iyo mu ijuru yicaye kuri ya ntebe iravuze iti dore byose ndabihindura bishya ninjye Alpha na Omega itangiriro n'iki niherezo. Mu buzima numva ninjiyemo na sheri hari amarira Imana duhanaguye. Mukurije ibyo yavuze n'ibyo navuze hari amarira Imana duhanaguye hari muwabaro uvuyeho hari ibyakira tugiye kwibagirwa turebe ibiri imbere. Yego kandi irabihindura bishya kandi twatangiye kubonera mu bukwe bwacu. Ubukwe bw'ukwezi kumwe dusuye invitation mwabonye ubukwe yadukoreye kubera Imana. Ni icyubahiro sheri ngero bizamure buri gitondo nimugora turabikora kuko byaradutangaje mu sura twararize kubera ibyishimo. Ukwezi kumugakora ibintu mwabonye nibitangaza by'Imana. Kandi nari maze igihe gitongeze mu gihugu mvuye Uganda ariho nkora umurimo w'Imana nka regionali cyangwa nkagarayo matorero yose y'Bugande mu gihe cy'umwaka n'igice maze hano mu Rwanda Imana ikaba yarakoze ibi bintu. Ni gitangaza cyane. Yego ku munsi w'ubukwe wowe yumvaga gute Bishop? Nge umunsi w'ubukwe byari byishimo mwarabibonye. Nari mfite ibyishimo ntabwo nagira igarure numvaga nge nasabana nkumva numvaga na buri wese namuhobera nkumva asenze waremye ngo wame Imana nayihekana nabuze uko mvuga Imana. Madamu wawe mwebwe mwumvaga mumeze gute ku munsi w'ubukwe? Wiyumvaga gute nk'umuntu Imana ihojeje amarira nk'uko abitubwiye? Wiyumvaga gute burya muri uwo mwanya? Ku munsi w'ubukwe nari nezerewe cyane ariko ikintu ntazibagirwa ku munsi w'ubukwe nibagiwe inkweto zawe kubera ibyishimo. Naragiye kubera ko twambariye aho ubukwe bwagombaga kubera nsanga nibagiwe inkweto nagombaga kwambara adakerera nuko bajya kuzinzanira nyuma ariko twari tunezerewe nuko. Kubera iki wari wazibagiwe? Byari ibyishimo byinshi cyane wibagirwa. Nanjye iyo fenomene yaranyobeye ariko nisanze nibagiwe inkweto nuko ariko baza kujya kuzinzanira nuko ibirori bikomeza neza twari tunezerewe nuko nabonye ukuboko kw'Imana abantu organisation byose ndabishima Imana nukuri. Uwo munsi n'imvura ntiyaguye. Ni cyo kintu cyagukoze ku mutima cyane kurenza ibindi ku munsi w'ubukwe? Ikintu cyankoze ku mutima cyane no guhesha ishema ababyeyi nubwo mama ntakimufite ariko yarafite umusimbura no kubonaho bambika muzehe wanjye ingofero no kubona twambika data bukwe nawe ingofero. Ibyo bintu byaranejeje n'icyubahiro. Yego. Reka tubashimire. Numva umuntu nk'unujya nshobora gukomeza kuvuga iyi mvura ikatunyagira ariko mu byo kuri turabashimiye kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo tuganire. Ariko Bishop reka nkubwire umuyobozi munyamakuru Impanuro TV twatangiye tubakunda buriya mu bukwe bwanjye hari ibindi byishimo nari mfite hasi byabanjirije ibyo kumufasha buriya nzabibabwira ubutaha
ndetse ikindi cyanejeje mwabonye ababyeyi banjye bavuye muri Amerika bari banyashingiye bakama n'impeta bari abazungu b'inshuti zanjye b'ababyeyi banjye twamenyanye kubera Imana nta muntu waduhuje keretse Imana yonyine gusa ubukwe bwawe bwatashywe n'abazungu nibo banshingiye b'abanyamerika urani papa cyane cyane Imana yampaye duhujwe kubera Imana kandi aho si mu gihe kirekire cyane ndibuka twahuye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka turangije duhita dupangiraho n'ubukwe dupanga itariki ubukwe buzabera nta n'umugeni narambwira tugiye gukomeza umurimo w'Imana wuzuye ugomba umudamu bituma ashyiramo imbaraga nibuka n'amasezerano y'Imana yambwiraga buri munsi kandi itariki 3 Imana yavuze z'ukwa 12 ibisoza uwo munsi nk'uko Imana yabivuze nacyo byane munezero cyane ushumba vuze ngo iki yes Imana rero kubwiye itariki y'ubukwe n'ukwezi n'umwaka nta mugeni ndatangaye mu mpasigaye ukwezi n'iminsi igera kuri 7 bivuze ngo Imana yakubwiye kwizagukorera ubukwe udafite fiance ikubwira n'itariki irapresiza n'abaje kunshingira baguze itike muri Amerika izaza mu bukwe nta fiance mfite ntabwo nari muzi bagura itike yego uko nuko noneho ndatangaye Imana kavango yarambye ngo twahinduye ntirekada ababyeyi barabyumva n'inshuti zirabyumva itike zari zaraguzwe byabaye iyo tariki naho yavuze buzabera umurenge ni Masaka gusezerana ni Masaka dote ni Masaka ibintu byose ni Masaka nkuko yari yarabivuze yego Patimanza kugendana n'ijwi ry'Imana ni byiza ndarikunda kuvugana n'Imana ni byiza ntabwo nzabivaho ariko ngewe nkuyemo ikintu kidasanzwe ufite kwizera kuri hejuru na madamu yarambaza ngo ariko sheri wizeye ute mu kwezi kumwe tuzakora ubukwe guhera ku bintu by'ubukwe n'abanenge iyavuze 3 December ntabwo igibeshye iyambye kuba mfite imyaka nkabangize imyaka 52 ntabwo ihinduka izabihindura kubera ubukwe bwacu ntabwo bizahinduka iyariho iriho izaguma iteka byose kandi umugambo w'Imana ntabwo uyobo bati tukiri aho ndagira ngo dusoze ugira ubutumwa ugenera abantu abakristo abantu batandukanye gira ubutumwa bagenera abantu batabasha kwizera ko Imana ibasha gukora kandi ivuga Imana ishobora guhindurira umuntu ubuzima uyu munsi abantu badukurikiranye ariko bakaba babona ubuzima barimo butazahinduka bakabona bategereje isezerano riratinze utubwiye imyaka irenga 10 nawe aritegereje harabagera mu myaka 2 bakabivamo gira ubutumwa bagenera hanyuma dusoze ubutumwa nagenera abantu no kwihangana yego kandi bakihanganira muri Yesu ikintu kigushije abantu cyane muri iyi minsi ya none no gutinda ko amasezerano ariko Imana ibitindije abantu amasezerano hari impamvu hari akantu kamwe Imana yigize imbwira ngiye gusorezaho Imana ko Imana kubera iki ntindishe Imana imigero irambwira ngo ibitoki byerera ameza ngahe irambwira ngo umwembe werera ameza ngahe irambwira ngo igihumyo cyerera ameza ngahe irambwira ngo ibishyimbo byerera ameza ngahe ngenda nyavuga irambwira ngo muri ibyo kiryoha niki ndayibwira ngo ikindi ryohera n'umwembe irambwira ngo nubwo umwembe utinda kwera ariko akavuyemo karyoha kurusha icyeza umunsi umwe cyangwa amezi 3 wacyumvise nange ndashima Imana ko nubwo byatinze ariko akavuye mu mwembe wabyumvise nubwo umwembe utinda ariko uburyohe bw'umwembe warabwumvishe buruta ubw'igihumyo n'ibishyimbo ndetse yego ikindi butumwa abantu nibihangane bagume ku masezerano abantu benshi baborokore tugushwa n'amasezerano atinze ariko nabwo tukwiye kugushwa nayo Imana itangira umunsi yagenge kuko Imana ntihinduka umubyeyi yaguhinduka Imana yaguhinduka umuntu yaguhinduka umudamu yaguhinduka imodoka yaguhinduka n'imyenda yaguhinduka ubaye munini cyangwa muto ariko Imana ntabwo ihinduka bundi butumwa naho abantu nibakunde gusenga niho hari byose nibareke twegamira Imana izabana natwe muri byose nitanga byose utanzongera mvuge neza mbaho ubuhamya bwiza uko nabyirutse naho ngeze iyo mbona njya gukora umurimo w'Imana ngenda ari imodoka Imana yampaye nkajya gukora umurimo w'Imana ndaraha ahantu nkajya gukora umurimo w'Imana mfite amacaca arenga 40 navuze nta kiguzi natanze no kubera Imana niri murekere duhagarare ku Mana ishobora byose izaduha byose ni Imana nyamana ngo butumwa naho abantu bahagarare mu masezerano batanyeganyega mushomba ndumva nafata umwanya nkabashimira kuba mwaduhaye ikaze mu rugo rwanyu kandi tuvuge ngo nkuko Imana yabigenje neza ikabahuza byari biri mu mugambi wayo nkuko mwabigarutseho umugambi w'Imana nuyoba reka dusoze tuvuga ngo Imana izabubakira urugo rwiza kandi rurimo ibikwiriye byose Yesu abaho umugisha amen ngira ngo dusoze dusenga dushimira Imana ibanye natwe mu kiganiro ariko kandi nk'umutambyi
muradufasha n'ubundi musengera abantu bafite ibibazo bitandukanye nukuri ariko tutarasenga ngira ngo bibaye byiza mwatanga nimero ya telefone. Abantu benshi badukurikiranye, hari abakeneye gusengerwa, hari abakeneye inama zanyu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mwazitambutsa kugira ngo tubone gusenga. Telefone yanjye ni 078 72 59 661 078 72 59 661. Murakoze. Niyo nkoresha hano. Mu bindi bihugu babanza gushyiraho plus 250 ni hano mu Rwanda. Nubwo ngiri zitandukanye Tanzania na Uganda, ariko iyi ngiyi niyo iri kuri WhatsApp. Yego. Mwasenga noneho tugasoza. Kadusenga Imana, tutarasenga turabashimiye. Yego. Imana ibamugisha, turabakunda, tuzaguma kubakunda. Kuba mwaje mw'uru rugo ari umunsi wo gushima Imana turangije ubukwe, namwe Imana ibahumugisha, kandi ikirenge twagezemo namwe muzakigiremo, kandi Imana izabikora. Turaguma tubasengera mu izina rya Yesu. Nzishima namwe mwicaye aho twari twicaye, tuzanezerwa kandi tuzaba turi kumwe nk'ababyeyi banyu. Murakoze cyane. Kadusenga Imana. Amen. Madai Imana guhumugisha, kunkunda nanjye nkagukunda, kandi tuzagera kure nk'uko Imana yabivuze inyuze mu badusezeranyije n'abandi. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje Mana Nyiringabo, gitare cy'amahanga. Turagushimiye kuri aya manwa meza y'umugisha, kuba tugihumuye ku mwuka w'abazima Mana. Tugushimiye turaha Kicukiro mu murenge wa Gahanga, wemeye ko ariho turi, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye uyu munsi wo gushima Imana ko wabanye natwe. Tugushimiye ko watwoherereje abavandimwe bakora umurimo wawe, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye kudushyigikira muri byose. Tugushimiye uko wadukoreye bwiza bw'umugisha. Tugushimiye ko wahabaye muri byose, ibyo tutakekaga, ibyo abantu batakekaga, ukabikorera Imana. Lose tambia fisa lada inikire de pampa tisaya zema nikere de taini glory. Mu izina rya Data wa twese uri mu ijoro, tuzamuyishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Uri Imana yo kwizerwa kandi uri umukozi w'umuhanga. Ngaho guma kubana natwe, ngiye na madamu udushigikire. Shigikira abana bacu, shigikira umurimo wawe waduhamagariye mu izina rya Yesu. N'ibindi byose uzashima ko dukora. Dusengeye aho dutuye, dusengeye umurenge turimo n'akagari n'umudugudu, dusengeye aka karere ka Kicukiro, dusengeye umujyi wa Kigali, dusengeye u Rwanda rwacu n'abayobozi barwo, uhereye kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame, dusengeye Afrika yose Yesu Kristo, dusengeye isi yose mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Mana Nyiringabo. Icyo duheje ni imyuka mibi, icyo duhagaritse n'abazimu n'abadayimoni, icyo duhagaritse n'amagambo mabi, icyo duhagaritse n'ibisenya umurimo wawe cyangwa byakwangiza abantu n'ibintu, ibyo tubahagaritse katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bana natwe muri byose, ugume kudushigikira, tuzahora tuvuga ko uruwera, niko tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, 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 amen. Yego, Imana ishimwe. Hanyuma reka dushimire inshuti zacu bakurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Waba afite ibitekerezo, amakuru n'ubuhamya cyangwa se inyunganizi yumva yadusangiza, yaduhamagara kuri nimero 078 33 510 63 078 33 510 63. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Nizimana Daniel, turabakunda cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.